yigenga muri iteka abamarayika bose n'abatagatifu bose n'abavandimwe umusore w'Imana yacu. Iyi Mana ishobora byose n'itwara dufite ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Utuye muri twe yasakaje urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Umutagatifu bane natwe. Abasaserdoti bavandimwe, bakristo bavandimwe, uyu ni umunsi w'ibyishimo muri iki kigo Ruhengeri. Ni umunsi twakwita umunsi usoza liturujia y'umwaka hano muri Rubavu. Twishimiye rero kwakira abashyitsi batugendereye uyu munsi, harimo abasaserdoti, abarezi, abanyuze hano ndetse n'abarimu bakora hano n'abanyeshuri. Twishimiye rero kwakira abo mwese mwaje mutugana. Kuri uyu munsi rero wo gusoza liturujia, dufite n'ibyishimo byo kwakira abakristo barererwa hano barahabwa amasakaramentu. Harimo abahabwa isakaramentu ryo gukomezwa ndetse n'isakaramentu ry'Ukarisitiya. Twishimiye rero kubakira kandi dusaba Nyagasani yohereze n'Umutagatifu twese atuyobore muri iki gikorwa cyiza. Padiri rero uri kuduturira igitambo cy'Ukarisitiya Padiri Benjamin Kamanzi, umusaserdoti warerewe hano, ari kumwe na Padiri Gaspard Nzabahimana, nawe ni umusaserdoti warerewe hano. Ibyishimo rero kuba bibutse barumuna babo abaje kudufasha muri igikorwa cyo gusoza umwaka wa liturujia. Nibagiwe ko muri iki gitambo cy'Ukarisitiya turaza no kwakira abasukuti barahabwa amasezerano. Ni byiza rero byahuriranye, twese tukaba tubahaye ikaze. Nyagasani twese dufashe kugira ngo uyu munsi ubere inzira yo gukomeza kunoza umubano wacu n'Imana ndetse no kwereka barumuna bacu ko Nyagasani ari umugenga twese.
Ndasaba rero abaziraga